ariko igihe cyanjye mbere yuko nishimira ko ndangije umwaka ngiye kwinjira mu wundi nagikoresheje gute? Ese uyu mwaka ngiye kwinjiramo hari icyo byasigiye ndakuze, ibyo nahuye nabyo, za ntambara nahuye nazo byabigira twinjire mu buryo bw'umwuka, za nzira zose nagiye nyuramo nkagenda mbonamo Imana. Ese byatumye nkura cyangwa n'ubundi ntambutse nkiri uko nari? Ndacyataka nk'uko natakaga, ndacyasenga nk'uko nase. Ugomba gukura kujya no mu rwego n'isengesho rihinduka. Ugomba gukura kujya no mu buryo ubona Imana, ntuyibonere mu muceri, ntuyibonere muri kawunga, ntuyibonere mu bana wabyaye, ntuyibonere mu myenda n'amakoti wambaye. Ugomba gukura kugera mu rwego Imana utayibonera mu gipangu. Nero iki gipangu ndimo kingana kuriya ubwacyo kiravuga Imana, ariko banasohoye mu nzu n'uruhinja rw'amezi 3 ntirwara umusonga, imvura yarunyagiriye ku muhanda, nabwo nahaboneye iki? Imana. Aho niho Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera. Hallelujah.